Imbuto Foundation izafata Miss Rwanda abariyo iyitegura bayishakira umuyobozi uzwi kandi uzwiho ubwenge n'indangagaciro nzima akagira imbaraga za politike zidashidikanywaho. Abandi bose twayatamo. His Excellency yemeranyije na Boris Johnson yuko nyuma yo kuduha abimukira no gufata imukira babo tukabafasha mu kibazo bafite nabo bazaduhereza abantu. Mbese kakubaza nk'ikibazo, Prince Kid hari umuntu wamuteretse n'amafaranga azahita ajya kuri iyo konti, wabyemera ko bishobora kubaho? Itasi ya politike ntabwo wakumva ko byabaho. Prince Kid subwo ne Bimufasha iki? Kuba atari we wenyine. Bishobora kugufasha, ariko iyo byamaze kumenyekana kuri ahubwo bigushyirishamo undi muntu birimo iyo afite position na power aratsindage. Cyane cyane ko nk'urugero nshingiye ku majwi bakaba bamushyiraho n'icyaha cyo gucuruza abakobwa, kuko nabasobanura uburyo kirimo kuvuga ngo nzakugeza kuri personal growth. Ariko umuherwe ntiyatanze miliyoni 15 wari 10 se Kid akarya 5 ibifi binini. Ushobora gusanga rero bahita bavuga ati rero uzi n'ikindi wowe witabe muri office icara, kandi impamvu wicaye no kubera iri affaire yo kwa Prince. Ariko ibyaha biregwa Kid cyangwa se Prince bivuze ko nta gahenge ko gusohoka byamu. Prince bushize nabaze nsanga ashobora gusohoka muri 2047. Ko mumeze fresh sana ni yawe TV ni Patrick Entertainment tugaruka muri stories zitandukanye. Cyo usabwa no komeza kudukurikirana kugira ngo bashe kumenya isi bayerekeza turi kandi na The Body Max Fitness bakubwira ko gukora umubiri ugana Body Max Fitness tukagufasha gukora umubiri tutapaswa no gwimyitozo yifuza byana no ko yifuza gutera dore mu giporosano cyo kanongeje muri hit top kati muso ngawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se kadamaga kuza 82 mu service dufite mu gym nziza cyane sauna de massage swimming pool abantu bikondera koga mu tugane twizo service mbambabwiye haruguru garakanye na Apostle Mutabazi muze kumenya ku TV yanjye atandukanye. Umeze neza uramahoro? Ya meze neza ndamahoro. Iyo ushaka kuri YouTube channel yanjye Apostle Mutabazi, unshaka kuri YouTube channel yanjye ukaba ati umutipe ndamwemera nshaka kugira ngo muremere subscribe. Ni Leaders of Tomorrow. Ni twenyine dutegura abayobozi bejo hazaza, ariko twe ntabwo dutegura bazajya muri za ministeri, twe dutegura abayobozi baturage. Nwangu tukubaka ubuyobozi mu muturage akaba hari umuntu w'umusaruro cyase ugira uruhare mu bimukorerwa. Kubera ko turavuga ngo we turn ordinary men into leaders and leaders into politicians, because politics is the highest level of leadership. So ubwo rero ikindi ngiye gukoresha imbuga nkoranyambaga ebyiri cyane muri no minsi, ari rwo rubuga rwa Twitter rwanditseho Apostle Mutabazi n'urubuga rwa Facebook page, kubera ko account yo yuzuye kera haza nabandi nk'ibihumbi 3 muraho mbashyira, ariko bose nabo bose bakoze friend request bakabona ntabwo mbasubije si ubundi kundi kwanga, ahubwo hari haruzuye neza cyane. Muragera rero kuri account cyase page yitwa Apotre Mutabazi, ubyanditse mu gifaransa harimo na access complexe. Ubwo rabatazi utandukanya access complexe na access grave murahita munabihigira, murasanga handitse Apotre Mutabazi avec un access complexe. Noneho rero aho ngaho niho nzajye nirwo rubuga nzajya nkoresha ninjya kuri Facebook kugira ngo habashe kujya abantu miliyoni 1, miliyoni 2, miliyoni 3 n'abandi batandukanye bitewe nuko mwamungana kose, kubera ko ntago babarika bajyaho kandi mukabasha kunkurikirana 5 kuri 5. Natangira se mvuga ngo iki ushaka ko umushakashatsi ugomba kuba uri umuhanga, intelligent, genius. Iyo ushaka kuba umuyobozi ugomba kuba umunyabwenge. Iyo ushaka kuba umunyapolitike ugomba kuba uri umunyabwenge kandi ukaba ufite n'imbaraga, power. Niyo mpamvu nkunda kugira inama abantu bari kwicano yanjye, politike ntago ari ahantu bajya gukinira imikino na rerere na saye. Iyo ntambaraga ufite wemerewe kuba umuyobozi no kuba umushakashatsi. Ntago ari byaye n'umuntu azinduka ngo yari umushakashatsi agashaka kuba perezida, njya mbabona. Ntago ari byaye n'umuntu azinduka ubona yagakwiye kuba ayobora ikimina, nkunda kuba urugero rwo mbona yakashoboye ikimina cyangwa se koperative y'abahinzi borozi bo mu cyaro no ku ibintu nk'ibyo. Ingabire Victoire yabishobora. Leadership ariko politics bisaba ko ufite power. Power rero kiretse nimwe mushaka kugira ngo nzabasobanura icyo bita power. Ni nayo mpamvu abantu benshi nakubabwira Mutabazi ashaka ko umushakashatsi yakandika ibitabo, yakora mu kigo cy'ubushakashatsi, ariko ntago bisobanuye ko yakora imyanya yose ya politiki utekereza. Ari nayo mpamvu mabwira ngo nimubona umuntu udafite ubwenge na power
ashaka kuza muri politike cyane cyane ku myanya ngo bita ngo za perezida, mujye mukubita murwanye musunike hirya muvuge muti iyo mikino nizo nkirigito zawe batokesha ibishoboka byose, kuko ibyo ni nkuko wambwira ngo buriya uzi ko uburutwa n'uriya mukomediye wo muri Ukraine we yagiyeho hari abamushyizeho yari neto yari ifite power, so ikiba gisigaye no kumenya afite ubwenge, kuko ni ibintu bibiri kugira ngo umunyepolitician hari ibintu bitatu ugomba kuba ufite: power, wisdom n'ikintu bita money. Ibintu bitatu nibi bintu tubona muri ba Prince Kid turaza kubirebaho. Nizere ko izo mbuga wagiye kuri YouTube channel yitwa Leaders of Tomorrow, umuturage ku isonga ugakora subscribe. Nagejeje ku 7,000 ndi gucelebratinga byakomeye. 7,000 n'umuntu umwe sha, ziko nta muntu ufite urusengero i Kigali ko bicaramo mu gihe kingana cy'isaho. Oya, ni igihe kirekire ko sinigeze nshyiramo imbaraga cyane, ariko muri no minsi mfitemo imbaraga ndi gukora iminsi 100 yo gutegura abayobozi bejo, mbubakamo ubuyobozi mu baturage. Kandi namwe ndabategereje ko mukora subscribe, ko abankunda bo ndabizi muri besha, kuki mutaye gukora subscribe. Nimba ari daimon ituma udakora subscribe nipfe mu izina rya Yesu. Ariko wenda so noneho ugende no kuri Twitter unkurikire kuri Apostle Mutabazi umfollowing, ngiye kujya nayo nyikoresha on daily basis, posting inshuro 5 zishoboka. Noneho kandi ngende no kuri Facebook kuri Apotre Mutabazi page, aho ngaho nawe genda ugerayo. Numara kwagerayo wose wabikurikiranye neza, turi kumwe 5 kuri 5 kandi urabona inshuti yanjye kandi uri umukunzi wanjye. Noneho ngaruka mvuga ngo kuri ibi bya Prince Kid naho ushanga birimo tutarabijyaho gake. Nujya kuvuga ngo urashaka umuntu ayobora Miss Rwanda, waba ureba Miss Rwanda ikiri cyo mu Rwanda, undi kuvuga uyu munsi uyu muntu afite ubwenge, akabiri uyu muntu afite imbaraga za politike, imbaraga za connection, gatatu uyu muntu afite amafaranga, kuko nanone nuza n'umuntu ari kwayura ukamushinga mu Miss Rwanda, ari igihe yadacuruje kamba akabona ritajya ku isoko neza, rijyana acuruza abakobwa kirafa cyose kagicuruza, cyase iyo wazanyemo kampani z'ubucuruzi ngo zize gukora igikorwa nka kiriya, uyu umuntu ari umucuruzi menya ko ari umucuruzi. Bitumye rero nubona yacuruje nawe uzamenye ngo kuki wamukize ari umucuruzi, ntumushyireho ingenza n'ijisho rimucunga, rimwaka raporo ya buri segonda, rimwe na rimwe ukamucakira bitewe nuko amaraporo n'ibyo ufite kuri tere na audit bidahura. So reka mvuge ngo naje ndahari. Okay, sawa, tutarinja kandi utanajya kure, abantu barabizi yuko ubusabe bwa Mutabazi buracyakomeje kugeza igihe we n'abandi bahanga n'abandi banyabwenge bakoze ubusabe buzahabwa igisubizo twizera ko kizaba ari cyiza, aho ntabwo ndabisoma mu Gifaransa kubera ko nanjye ndaco nzi, ariko ni ubusabe buvuga ngo Imbuto Foundation izafate Miss Rwanda abariyo iyitegura, bayishakira umuyobozi uzwi kandi uzwiho ubwenge n'indangagaciro nzima, akagira imbaraga za politike zidashidikanywaho. Abandi bose twayatamo na Minispoke cyangwa se My Culture, bitewe no kubyita bigenda bihindura amazina, nabo ubwabo bayifashe twayatamo. Bisaba inyigo y'ubwenge yubakanye ubuhanga. Nk'urugero, gusabwe ruswa y'igitsina ntuvuge bigahanishwa, cyangwa se ruswa yari yose muri Miss Rwanda ntuvuge, byamenyekana bigahanishwa gukurwa mu irushanwa, ndetse n'uwo wabibwiye wese akaba atarabimenyekanishije bakamukura mu irushanwa cyangwa se akagira ibihano bimufatirwa. By'umwihariko bakibanda ku bihano by'amande. Nk'urugero, wasaba umukobwa ruswa akayikwimaka kuri potinga agahita baguca miliyoni 3, kabisa gufunga byo bakabiretse, keretse wenda igihe bageze kure cyane muri iyo deal. Ndakomeza nabango ndizere yuko First Lady azumva ubusabe bwacu mu mirimo myinshi afite, akigomwa kuko Miss Rwanda ari uruhongore, tugomba kwigomwa uko turi twese, ariko tukarurinda ibirura ko biracyahari. Akajambo hari umuntu kakorogoshoye ngo kuvuga mvuze ko ibirura bigihari ariko biracyahari. Ndangije nagaragaje ifoto ya ba Miss Rwanda, Jory, Naomi na Muheto, insiro uhagarariye abamisi bose ni Muheto, kugeza igihe azagaragara undi uzazana ubutwari burenze bwa Muheto, ni uzaba bahagarariye kandi abayobora.
His Excellency yigeze kuvuga ariko ubundi kukinga ibyo bintu yaba byanatangaga inyungu bikayiha abo ngabo babigize umwuga ariko ngusanga ari abandi bagabo barimo babacuruza ntabwo yavuze ko ari umugabo bacuruza yavuze ko ari abagabo babacuruza ngo iki gikorwa cyo gucuruza rero ntabwo buriya cyakozwe n'umuntu umwe ndavuga ngo this picture is a message of hope for the next year contestants bazaba bari mu maboko mazima y'umubyeyi utazagira n'umwe acuruza ahubwo uzabubakamo icyizere no kuba abayobozi b'ejo bazubaka icyizere n'indangagaciro umwana w'umwari n'umutegarugori mu Rwagasabo soza mvuga Imbuto Foundation niyo mahitamo yonyine bisubiremo Imbuto Foundation niyo mahitamo yonyine dufite kandi byabaye byadusigiye isomo rimwe rikomeye we will never again play games with our young ladies, not even one single second. So zanandika Mutabazi Kabara Maurice, author of African Poverty is a Choice. Ubwo busabe bwanjye mbamaze kubukora kandi icyo gihe mba nangije kwiproteja kuko bongeye karisubiza amaboko y'umu privé akongera akabacuruza na itanza nimbibuba babifata babishyira muri mayikareca byazamera nk'ibyo muri cyangwa se no mu zindi za municipal bikamera nk'ibya mu magare naho usanga hanuganugwa y'uruntu ngo abakobwa bajya guhabwa gufata bya nimba ari pankarite bafata nimba ari ibiki ngo nabo ngo habarimo quelque chose cyangwa se quelque part quelque chose quelconque ibintu biri aho ngaho muri quelque chose quelque part quelconque batazi igifaransa ibyo bintu mvuze nta nicyo bivuze buriya ibintu byadanje bivuze buri muntu utazi igifaransa ubwo nibutseho tuga kuri Kistar umuntu wabaje mwarimu ngako mwari ngira isomo ngo kuva winjira wavuze quelconque inshuro 5 ngo nge nazibaze ngo quelconque bivuze iki mwarimu nawe aratubaza ngo bivuze iki byaratuyobeye da namwe mbabaza bakurikiye yawe TV quelconque bivuga iki quelconque rero ni ijambo utamenye icyo rivuze kubera yuko nyine ni ijambo rya hatari ngo batazi igifaransa nyine mujye kukiga turi muri francophone cyangwa se bilingue so mu by'ukuri rero navuga ngo Miss Rwanda bazubaka strategy remereye cyangwa se strong bashobora no kuzana mu privé ariko agakorera munsi y'imbuto bityo akaba imbuto igakora ibikorwa bya leadership bo bagakora ibikorwa bya management hari ijambo president yakoze bazambara ahubwo aryo bakurikiza ganjye sesengura ibintu byinshi avuga ibintu byinshi hari abantu batumva neza buri ngingo hari aho yavuze ngo iyaba abo bana ari bo babyungukiragamo nko kuvuga iki nimba iyo misi bambwira yuko ngo ama SMS yinjiza miliyoni 200 ibi bikinjiza ya izo zakoje banke zikamenamo iyaba ayo mafaranga yose namenyaga byibuza kabo bana ari bo bayagabana uzi icyo bishatse kuvuga abo ba misi bahite bakora company Miss Jolly na itamenye iki cyo gukora company bana bose kuva ku misi wese wabaye nyine ndi kuvuga bakore company noneho n'umumisi uzajya azajya yitabwamo umugabane mbese iyo company kuyigiramo umugabane bibe bisaba kuba warabayeho misi niba shaka bagira abandi bakozi bakira ariko owners b'iyo company baba ari abakobwa muri iyo company ntagira umuhungu bahakazi n'abakameramani b'abakobwa ntabwo dushaka kongera gukorera iyo ari yose noneho abantu b'abakobwa nabo ntabwo twabizera neza bajye munsi y'ubuyobozi bwa Imbuto Foundation so bakore management kubatabizi nyine muzaze kuri channel mbye mbigisha leadership is doing the right thing management is doing the right thing right bivuze ngo meya abari muri der mu karere executive wa karere abari manager ni ibintu bitandukanye habaho president wa bank chairman uwabari muri der manager we nyine bita manager wa bank nyine abari manager bivuze ngo ni gère nk'urugero rwa leadership societe wenda bita koje bank cyangwa se wenda ishobora ngo none tugiye gutangira gushora muri nyiramugengeri ariko manager wa bank ntabwo yabidesida manager we board ye yamaze kwemeza ngo tugiye gushyira imbaraga muri loni wenda z'ubuhinzi manager bamubwira ngo genda twigira uburyo strategy twabikora gute so urabona ko ari gukora management ni ugukora ibintu rightly ariko si utekereza bigomba gukorwa noneho leader we atekereza what is the right thing to do nuko umuntu ngo ca muri uyu muhanda ujya mu mujyi uwo bari muri leader noneho wowe utwara kugenda ushyiramo fitensi umenya nimbuga abanyadodani nimbugira gutya uri manager so aba misi bakore management Imbuto ikore leadership so noneho bizaba bigenda bizaba bihagaze neza ku buryo niho navuze nyine ngo umuyobozi wese wayobora Imbuto Foundation numvishe Jolly yamaze kuba umwere ukuntu kubera ko iyo bakwema icyaha cyo gucuruza Jolly turavuga tuti yubahwe
so icyo gihe ntibyamubuza kuba deputy igihe cyose uzudefanda Jolly ntibyamubuza yuko aba deputy uyoboye icyo kintu mu buryo bwa management kuko nshaka ko abazakiyobora bose bazaba bafite pouvoir politique cyangwa se imbaraga za gipolitike. Imbaraga za gipolitike ni izituma ugize ikintu ukora cya fake kakudererana kubera yuko mfite ukuntu nyine mfite iyo power igera hirya no mu nguni no hirya. So mu gihe hari undi muntu udafite iyo power yahura n'umuntu ukomeye mukanga agakangika. So iyo ufite imbaraga za gipolitike umenya amakuru abandi batamenya, umenya aho bakinira naho badakinira, ikindi ariko no gukiniyeho nawe ahura n'uruva gusenya kuko izo mbaraga zihari. So imbaraga za politike rero ni nk'imbaraga za triangle de Bermuda, ushobora gutekereza ko zidahari kandi zihari. Niyo mpamvu abo kwa Rusesabagina kugira ngo bajye mu rubanza bajye kuburana birukanyira White House ngo bakajya ngo gutanga ibirego ngo no gushaka ngo indishyi za miliyari 400 ziriya miliyari 400 muri kwaka twaziguramo ibifaro tukakupita umuntu shaho ntago ari ibintu by'abazidukanga gutariko ariko abantu bagiranye His Excellency na Habyara wana His Excellency uzaba zo Faransa uti kuki mwamugarukiye ntimushake kumuteza ingaro. Abantu batasobanukiye politike nibo bakora ibintu nka biriya. Nicyo kintu ngeze kimbabaza. Bari batipe barashatse kujya muri politike famille Rusesabagina ariko ntago bazi si ya politike uko yikaraga. Cyetse nimba ahubwo ari umuntu wabashutse ngo nibajyemo ashaka kujya abamanipira. Ariko isi ya politike ugomba kumenya kumezira imbaraga ufite nizo udafite. So anyway, navuga ngo politike bayirushwaga na Prince Kid. Harya ngo narinje ngo dukora iki? Uyu munsi none reka none tuze gutangira ikiganiro cyacu butwaye ngo dutangiye. Tuze guhera kuri comment zawe mu biganiro byo gukora turebe na social media influence yayo muri rusange. Tuze ko ngo hari abantu bajya bari ku Mutabazi ko munasano urimo yinjira muri politike. Za criteria batubwiye haruguru ubwo ngubwo. Nje ni power Mutabazi none se ndazifite nyine bajye bambabarira rero abo nyine babivuga ntago bazi politike cyari cyo. Nje nigisha politike cyase nkafata abantu nk'abahindura abanyapolitike nkagira n'inama abanyapolitike ntago ndi umunyapolitike ni nk'abari mu bigisha entrepreneurship kandi nawahemberwa ukwezi. Ndagisha abantu ko bona views ko bona nabafeshanu kandi yaseka nka Jacob Zuma. Mutabazi nshaka umunyapolitike Mutabazi nshatse gukora politike hari ibintu nkora ntakora hari imvugo nkoresha ntakoresha kuko nzi ko politike igomba gukinwa ntago rero ndimo nta nibyo nshaka. Icya kabiri nsezeranya abanyarwanda kugeza u Rwanda ruvuye ku Rwanda hari sinzi cyetse abayinzi impamvu za politike cyo gena nabibabwira nabice baciramo amarenga ntago nabibabwira. Mu gitondo ndi gukora definition ya politike ndabangora politique c'est pas l'art de mentir. Non. La politique, c'est l'art de tout contrôler pour le bien du peuple. Oh, kanumva kararyoshye. La politique, c'est l'art de tout contrôler pour le bien du peuple. Hasi mbwiro nanandikira abantu bo kuri nyine babankurikira ndavuga ngo si tu n'as pas la capacité ou bien si tu n'arrives pas à tout contrôler, mon cher, donc dans la politique tu es foutu. Donc nkuvuga ngo biragoye politique abantu benshi bayivuga batayizi. Mutabazi rero nzi neza yuko iri umuhanga ujya kuba umushakashatsi. Kiretse abwe babaza ngo Mutabazi arashaka umushakashatsi. Ese arashaka kuba umushakashatsi ku bya politike? Aho nshobora gusubiza wi. Ariko nimbanze ngire icyo bita wisdom imperimeta kuba umurideri. Aho ngaho wenda ndaqualifying. Ariko nushaka ngo none ngo agiye kuba politician bisaba power. Nama abantu bamwe bajya bibaza ngo kubera iki abantu bamwe bize batarabahanga usanga ngo bakomeye muri politike. Politike ifite pouvoir iremereye. Kugira ubwenge butari bwishi cyane ufite abajyanama, ufite abakora ubushakashatsi, ufite hari ibyo budafite se. Nuvuga ngo politics ugomba kuba ufite power. Ntago ari ko ufite celebrity nka kuri Bobby Wine agenda kumva ko ufite celebrity bimugira uwakora politike. So rimwe na rimwe rero uwo muntu uvuga yuko naba ngiye kujya muri politike ibyo bintu navuga ngo il strictement mon intelligence. Ubushobozi mfite bwo gutekereza bunyereka yuko atari ibyanjye.
so aho ngaho nkavuga ngo uwashaka kunjyanamo keretse we abanje agakora ku buryo ngwiza icyo bita power nkayongera kuri wisdom and intelligence none nkabasha kuvuga ngo mfite icyo bisaba. Imyanya nakoreramo muri iki gihugu urayizi ni imyanya banoma, umuyobozi watowe akavuga ngo genda ukore biriya, nanjye nkagenda nzi ko nzakorera munsi y'uwo muyobozi, nkamwubaha, nkumva umurongo we, nkaba manager cyangwa se aho bibaye ngombwa kuri decision making, ariko nkamenya imbago zanjye aho zitangira naho zigera. Numva muri njye ariho hantu nakemeza ko najya ndamutse ndugize n'ibyo njyamo, kandi simpage mparwaniye kuko nyir'ubwite yarebye ati urashoboye. Ariko utekereza ko ejo nzaza ngo tugakubitana turi kurwanira amajwi ngo twiyamamaza, uzanarebe n'ibiganiro nkora n'imvugo mvuga, sinzivuga umuntu ushaka kuza mu munyapolitike ashobora kuvuga yireherezaho abantu, yajya kuvuga abanza kureba abantu barashaka kumva ibiki, so none yarangiza akabona ubuvuga kuko abizi ko akeneye abantu, cyangwa se imvugo ye akayihisha akayizimizamo kuko abizi ko akeneye abantu. So mu by'ukuri rero navuga ngo umuntu uvuga ko Mutabazi yagiye muri politike nuko atazi politike, nuko atanazi ubushobozi mfite bwo kumenya ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye. So mu by'ukuri rero yabyibeshyeho kuko atabizi. Kumenya ubwo busobanuro bwa politike ni iki gusa n'uyinjira uwazaze bakomozaho se bavuga ko ushaka kwinjiramo nyine. Oya, abarimu bigisha politike kuri Harvard University ushobora gusanga batarigeze na ba meya muri Amerika. Kugira ubumenyi ku kintu navuze ngo kugira ngo umushakashatsi bigusaba gusa ubuhanga. Kumenya ibibera mu isi ya politike bisaba ubuhanga. Kuba muri deri kunavuze ko umushakashatsi bisaba ubuhanga, kandi kumenya ibibera mu isi ya politike no kubyigisha abantu bisaba nyine ubwo buhanga no kuba warabisomye no kubutekereza. I use my brain. Ariko kugira ngo ube muri deri noneho kuri tere bisaba wisdom. Ariko kugira ngo ube umupolitisiye bisaba bwa buhanga, guteranyaho wisdom, just ugateranyaho power. Yes. Umuntu rero wenda kuba ati se iyi projet mo kuzana y'Imbuto Foundation leta cyangwa se izindi kampani oyanjye nuko mbona zibona biri ngombwa icyo mvuga hari ikintu hajya nibagirwa, ndi umuturage kandi umuturage ni boss wa leta, ariko turacyatunze abanyarwanda bazi ko leta ari boss w'umuturage. Nimba ibikorwa bidatanga umusaruro urambye bityo abana bakagurishwa n'ibindi byose, buriya nuko tutabizi byabayeyo byose ngo tubimenye mu mwuzuro wabyo, n'abagiye Dubai bakoze ibiki byose ngo tubimenye, bakoreshejwe ibiki byagenze gute, none ukongera ukamenya ngo bariya n'abana bacu. Nta muntu rero akaba ambuza kubivugaho, sinavuze nabi, sinategetse n'abantu bahita bavuga ngo buriya yategetse. Integeka ibiki? Uravuga ngo nubusabe ari ugutegeka nzi ko bategeka. So mu magambo make yamba ndimo nsaba kuko ngiye nashishoje n'abantu bari responsible bahita bavuga ngo buriya ngo bigiye nko muri ministeri, ariko mwashaka mwagiye mureka banzure ko Miss Rwanda ihagaze nuko ikora. Swate n'uyijyanayo izafinini isubire nkaho yari muri 2009 bayihagarika. Kwiti baje mbese bayihagarika byagenze bite? Uyu munsi bagiye gukora iki kidasanzwe? None se nimba wumva yuko niba nikorwa na projet cyangwa se ihabwa office muri iyo ministeri ushaka kuvuga ko bizakemuka, ushatse kumbwira ko ibindi bikorwa muri ministeri ntibikorwe neza, abazaba baje kubikora bazaba baje ari abantu b'amarobo badasanzwe. So byanga bikunda kuko bazaba baje mu kigo gisanzwe kibamo amanyanga cyangwa se mu kintu gisanzwe kibamo amanyanga no kurika, abantu bamaze mbese gufunguka amaso babona ko Miss Rwanda irika, bivuze ngo azaza avuga ati muri ministeri ho biraryoshye biranoroshye, uko ibintu byo muri hari harimo birokrasi nyinshi. Bivuze ngo rero uko izindi projet bazirya nuko barya ibindi bintu biba byakorewe ahantu nk'ari yango za Tour du Rwanda ngo muri za Ferwafa naho ngaho babihakora. So icyo nge mugira ikibazo uko barya amafaranga, uko ibyo ntago ari ikibazo cyuko abantu barya amafaranga muri iki gihugu, hari n'ahandi aribwa, ahubwo ikibazo ko biremplika ubuzima bw'abakobwa, birabangiza mu mitwe, kandi si bari bajya muri Miss gusa, ni generation hafi ya yose bari kwangiza kuko bari kwibakamo ngo kugira ngo ugire icyo ubona ugire icyo utanga. Aba bana nibo bazazamuka bakabamo abayobozi b'abasiyo mu bigo bitandukanye, ariko bamaze kumwubakamo philosophy ivuga ngo iyi rero ni ubu nibwo buryo bwo gusurvivinga muri ubu buzima. So rero umuntu undeba kumva yuko nivanze ni umuturage
ufite ignorance ituma ahorana ubwoba, kuko ubundi ignorance ibyara ubwoba. Ignorance ibyara ubwoba. Utazi ko habaho icyo bita force de pesanteur, bakubwira ngo simbuka utiringuma mu kirere, ngibaze nsimbutse nkahera mu kirere. Ariko iyo uzi ko iyo uzamutse hari imbaraga ikugarura, usimbuka rwose unabyizeye kure tugaruka hasi. So ibyo ngibyo rero ni abantu bamwe bafite ignorance. Hari n'abandi bantu rero bashaka kugira ngo wenda niba bakora muri ibyo bigo kugira ngo iyo Miss Rwanda ize iwabo, cyangwa se bari gushaka gukora lobbying ngo bayizane iwabo. Wenda nk'urugero umuntu afite kampani ya priva avuga ati rava kwa Princess iwanjye, ati mutabazi uko ari kumvangira muri ariya magambo ari kuvuga, ariko nimba ibyo mvuga bidafatika, nuvuga ngo n'abanyarwanda ntago bazabiha agaciro. Ikindi, inkuru yakozwe n'inyarwanda.com yandikwa na Jedeo, yandika inkuru ndende cyane. Iyi nkuru uko nayisomye agena yakorewe share n'abantu barenga 2000 mu gihe kitarenze umunsi umwe. Ubwo abantu bayisharinze bakina, nanjye nayisharinze everywhere. None se ubwo abantu bayisharinze kuko babona nafyinataga. None se abantu birirwa bandika ntubizi ko twita yari urubuga rw'abayobozi rukarusiga ari urwa bose nk'ipusi kumbuga. Buri wese uza yandika ibyo ashaka, undi avuga ati igice cy'akabenzi, bose bazandika ibyo bashaka. Ariko ntago ariko ibyo byose byandikwa bisharingwa ngo bisharingwe n'abantu 2000. Abantu 2000 basharinze ni benshi. So mu by'ukuri rero navuga ngo basharinze ku WhatsApp, mu groupe ya WhatsApp basharinze, byageze hesha ashoboka. Nibikomeze binagere hesha ashoboka ko nicyo nshaka. None ngiye icyo ntago iyo naje mbaje naje kwempoza. I'm not a reader into it. I'm not a politician into it. I'm just a researcher, umushakashatsi who thinks that he has some thoughts, some ideas. Aha nshatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ngo niba fata bakabishungura bakareba uburemere bakabona ntibifatika, rwose pe bazabireka muri tranche. Icyo nzi nuko ntabyo wakoze bisenya igihugu, ntabyo wavuze bigira uwo donc bisenya ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se umutekano w'igihugu, cyangwa se ibyo twita the state interest, people cohesion. Ntabwo nigeze nangiza cohesion y'abanyarwanda mu byo navuze. Ntabwo nigeze nangiza ituze rusange, the state interest, kuko iyo zikandagiye mu byo bakurasi kompura bakubita umuhini. State interest buri gihugu cyose kirazigira, kandi iyo zikandagiyemo ntumenye ikigukubise. So mu by'ukuri abo bantu rero ignorance yabo ibatera kugira ubwo bati buriya yarengereye. Nje Mutabazi warengereye ndamubona, nanjye se rero sinarengera. Uko niyo mpamvu ndabwiye abantu nkabagana Imana ishimwe ko ntabaye umuntu w'umutekano cyangwa batajya bangisha inama. Ko ari abantu mbona i Kigali nkavugana nk'uyu nguyu ryakabaye ryaramufashe mu kuguru cyangwa se mu rutugu. Kuko ngewe ku mutekano w'igihugu n'umuntu uza gukinamo nta mifinato njyangira. Abantu wenda abantu bamaze imisabanga, ariko uriya n'umukozi w'Imana ngo nyine nguri umukozi w'Imana ngo ntiwavuga yuko ari umuntu bagomba kuribikamo muvandi. Umuntu winjira muri terrorisme no mukuza mu bintu byose byahungabanya sécurité nationale, cyangwa se bigatuma abanyarwanda bongera gucagaguramo ibice bigamije kumarana. Ngicyo gihe ndavuga ngo nimba ari ibyo kandi akaba yabikoze atabimubeshyera, ikimubaho cyose ngihesheje umugisha, kuko nawe ari ibyo ari gukora bigomba ku affecting abanyarwanda bose. So ahangaho rero nkavuga ngo wenda mutuze umutima ntago ndiyo kugira ngo njye mbagira inama y'icyo kuba bakora cyangwa batakora, ariko ndi umuntu ubasha kubona ko umuntu yarengereye. Rero ntago nawe mbona ko abandi barengereye ngo binanire kumenya ngiye ubwanjye ndenge, ahubwo nuko abantu bibereye mu bwoba utamenya ibisobanuro. Ikintu cyose mu karere kabo bagize uruganda rw'imyumbati ngo ruhatwaye miliyari, rumezeho ibyatsi rutanakora, ntirwigeze rwinjiza n'ibihumbi 10, agakomeza akagira gutyo ngo kandi ngo mvuye kwiga ngo Harvard, gusa ko mvuye kwiga mu Bwongereza, ariko kuki batama akazi ka mbere, kuki ibi bintu bikubera imbere byangiza amafaranga y'abaturage biwanyu, ufite responsibility y'ibi bintu kubibuza. Ariko ibintu ubyitiranye no kumara kuvuga ngo urabibujije, cyangwa se utanze intervention ngo ugiye ngo kuvuga ngo kubera iki u Rwanda ruzana bimukira ahangaho. Uri gukomanga mu rugwiro ugerageza gushyira urutoki hano ureba mu rugwiro, kuko aho ngaho ibintu uje
ntago ari byiza. Icya mbere uri kwiterera mu mata nk'isaha utazi no kuyatokora ngo none se ko natwe dufite abashomeri. Igihugu se cyubakira ku bushomeri no kumara ubushomeri gusa, iyo ubirebye ubona ariho cyubakira gusa. Ari ibyo ngibyo twaje dufata amafaranga tugura intwaro tukajya kuyakoramo sosiyete zitanga akazi, cyangwa twagura ibigori twabwira abantu ngo babisye. Igihugu gifitemo department cyangwa se sectors nyinshi, kandi buri mwigenda igira uburemere bitewe. Noneho ababizi babyize babikozemo bafite experience n'ubunararibonye cyangwa se bahura n'abahanga muri byo bazi neza impamvu babikoze. Urugero, Kenya bayipropoje ko bayiha bariya bimukira. Kenya irangije iranga iravuga ngo amafaranga muri kuduha ni makeya, twebwe dufite abimukira 800 bari muri Nairobi. Ko Nairobi abantu batabizi ifite miliyoni 3 zirenga hafi 600 z'abaturage. So noneho baravuga ngo aya mafaranga muduha ni make. Urumva ko wenda bashaka kuba baravuze ati muri gutanga miliyoni 160 z'amapaundi muduhe miliyari y'amapaundi. Urumva ko bakubye igiciro nk'inshuro 5 wenda n'urugero cya 8 cya 6. Noneho bageze ku Rwanda, u Rwanda rurareba baravuga ngo muzi n'ikindi, twebwe ntago ibintu byose dushaka mu byishyura amafaranga. Ayo mafaranga sinayo dushaka cyane kuko u Rwanda miliyari 160 muvandi ni make, uzi atanageze kuri bije y'akarere. Hari akarere kaba karengeje iyo bije. So bisobanuye ngo suko u Rwanda ruyakeneye bya hatari, ahubwo hari ikintu abantu batabonye. His Excellency yemeranyije na Boris Johnson yuko nyuma yo kuduha bimukira no gufata bimukira babo tukabafasha mu kibazo bafite, nabo bazaduhereza abantu bose basize bakoze genocide babarizwa ku butaka bwabo. Ubwo nkahita nsuhuza mukanyi ko nkamubwira ni kuvuri muri Denmark rero nabo tugiye gusinya, wowe no gushyira mu ibaro no muri container bashipinga Kigali. Uko wenda izindi nza twari buzacemo suko ibyo wakoze utabikoze, ni mpamvu bizi ko wabikoze nuko utazi Kigali ngo uvuge ngo nzaburana nsinde. Ariko wavuga ati igihugu cyangaha ntikizabaho ntikizantanga kubera yuko kidafitanye imikoranire ni Kigali. Ntago wari uzi ko rero tuzafata abimukira. Noneho twe ntiturebe gusa mu buryo bwa monnaie d'échange tukavuga ngo no kuduha abantu basize bakoze genocide n'abandi bari kwihembera nabyo tubikantifye amafaranga. Noneho nk'umunyarwanda uvuga ngo nta nyungu u Rwanda rufitemo kuba twahagarika genocide n'ingaruka za genocide no kuyirandurana n'imizi, harimo no guhana bayigizemo uruhare. Tugifite ibihumbi n'ibihumbagiza biri mu mahanga, ubikantifye amafaranga ku giciro kingana gute? Ni nko ushaka kuba ufite umwana, ushaka ufite amafaranga mu mufuka, noneho akabaho no kuvuga ngo umwana wawe arakwivumbuye arakwanza ati papa mu neza akakwanga, yajya nakubona agahamagara polisi. Ibyo bintu wakubwira ngo tanga amafaranga, niba ufite inzu 3 muri Kigali gurishamo 2 usigarana imwe uyatanga ariko umwana akugarukira, ntiwabikora. Mu mandi magambo kuburiya mwana yakugarukira bifite agaciro karuta k'inzu 2 z'amafaranga. None bari abantu bavuga ngo nizeye nyungu tubifitemo, swate ninjiji, swate bari kwitera amata nk'isazi batazi kwatokora, ntago bari kureba inyungu izarizo kuko batazi no kuzibara. Swate kuba abajenosideri bazazanwa mu Rwanda bityo tugahana icyo cyaha, barumva nta gaciro bifite. Bazajye kubaza amateka y'abayahudi bashyize imbaraga zingana iki mu gutresinga umuntu wese, umunazi wese cyangwa se umuntu wese wagize uruhare muri genocide. Kuki se bo babikoze? Bagende babaze n'abapsikologe kuki bikorwa, hagamijwe iki? So ibyo byose bizatuma bamenya. Rero umuntu wumva mvuze ibyo akumva ko mbaye umunyapolitike, oya, nuko gusa ndi umushakashatsi ahubwo ndi umuntu utekereza. I'm intelligent enough to be a researcher and maybe wise enough to be a leader. But am I intelligent plus wise plus powerful enough to go into politics? Ibyo simbihamye. I'm not yet. Yeah. Urumva abantu aho ngaho barasobanukiwe kwitiranya ibyo bintu biravaho. Kimwe nuko nko mu Rwanda abantu benshi ntibazakubeshya n'abanyapolitike. Abafite poste bose s'abanyapolitike. Benshi ni aba assistant b'abanyapolitike. Cyese nibi yita ngo ba assistant politicians. Mbona ko no kundi kuri abantu batari ba assistant politicians abone se gutyo, ne kuvuga ngo nawe akora ibikorwa bimeze nka management still in the area of politics or leadership. So benshi n'abarideri, abandi n'aba assistant politicians. True politician bakeya. Ikindi aba politician beza banyabo ntago bagaragara. Ntibagaragara. Aho ukajya kubona banamye kana akajya muri la place cyayo. Uzingo vuye. Rimwe ne mukana gwe two ntabishobora se. Cyayo. Bo banyirizina nibo
nibo bari kudeplasa les pieds sur l'échiquier kandi noneho usanga umuntu ashutara umuzi kubita sandame hari we ntaga nubwo abashaka kugaragara we nta nubwo abashaka kugaragara umuzanye wowe umurebye ubona ari umushyashya utari umuzi ndetse kakubaza nk'ikibazo Prince Kid yari hari umuntu wamuteretse n'amafaranga azahita ajya kuri iyo konti wabyemera ko bishobora kubaho itasi ya politike ntabwo wakumva ko byabaho akaba ari hariya hari undi muntu uri kuri komande kila kitu uzamufata ryari ntuzamufatisha iki ese wenda ahubwo ibyo ngibyo reka bitwinjiza wenda kuri speech ya His Excellency kuvuga ngo bacuruza abagabo bacuruza uye kuva yaravuze abagabo bacuruza simpamya ko yari akibeshye ko yari yabanje kuvuga ngo hari umusore nabonye ngo mugabo ngo uri mu ribu nyuma y'aba byaprofitwaga nabo babigize umwuga ariko usanga harimo abagabo barimo aribo babacuruza abagabo bacuruza abakobwa Prince Kid se ubone bimufasha iki kuba atari we wenyine bishobora kugufasha ariko iyo byamaze kumenyekana kuri ahubwo bigushyirishamo undi muntu birimo iyo afite position na power aratsindaje herayo gahunda ni herayo kandi no kugira ngo agushyiremo inyoroshyo nuko utashatse gutanga amakuru yose cyangwa ngo uko zikosa ku munwa wawe hari igerero washiduka byabaye birebire cyane none se niwe uko umuntu wo muri volley ariya muntu wo muri volley niwe wagiye kuzana no muri Brazil buriya Brazil azahiba urakoze n'abasuhuzaga njye se ko I think ndibaza ariko tutayivuga ngo je me demande ndibaza pourquoi kukikoma biti je me demande ndibaza pourquoi kukikoma biti donc ubwo naho nyine pourquoi pas ariko aho ngaho mwijyayo nta muntu batumyeyo wo cyahamye n'uwo cyahamye n'ibimenyetso byari byamufashe ariko c'est la politique mon cher noneho rero kamvuga iki kivuga ngo iyo ni isi y'abanyembaraga ariyo mpamvu nkunda no kubwira abantu bakunda ko bambaza ngo ariko se ubona utapfa yes wapfa ahubwo ikibazo ni kumbaza ngo napfa azifa ari ikibazo ezifu utazapfa uri kubimbwira utwaye igare ubugiye muri actrose yakugira ite kind of gusa nkongera nkababazwa n'umuntu bijyamo ubona iteka iyo afise inzu urupfa atatabaza akavuza induru no monde politique n'igisirikare ntagomba kubijyamo utinya urupfu kandi nta nubwo njye mbirimo none nkibaza none undi nkabona yashatse kubyinjiramo kandi atinya urupfu boshye abantu bamwe bajya batinya imbeba kuri iyo level no sometimes it is the cost to pay kandi rimwe na rimwe muri politique nta gupfa ko wakoze ikosa gusa hari igihe abafata ibyemezo bashaka kubona ubangamye utanabizi so icyo ukora wowe urakontorora ku buryo ukomeza gukontorora ku buryo ukomeza kugira value iri active kuko iyo value irangiyeyo umenya donc bashobora kukureka ariko n'igihe bibi byakubaho igihe cyose bishobora ko hari igihe valeri yawe hari igihe utakitanga inyungu noneho ikibazo kiba gisigaye no kwibaza nimba udashobora kuvamo inyungu mu kugushyira hasi kuko nimba utagitanga inyungu mu kuba uhari ariko akaba ari inyungu mu kugushyira hasi hari icyo twita bouc émissaire hakaba ikintu cyabaye ariko hagomba kuboneka kukigenderamo iyo rero utagitanga inyungu mu kuba uhari harebwa nimba watanga inyungu mu kuba ugiye cyangwa se mu kuba ugiye down so ni ibintu byinshi ni nkuko wenda abantu bavugaga ngo hari umukobwa wumvikanye mu majwi avuga ngo ngo this guy is a monster gusa ngo harimo avuganye n'amazina y'amakampani yo muri Kigali nayavuga ariko ngiye kwiyamamariza kubera ko ntago ari yatumye wabikoze nayo ni victime bayakuyemo amafaranga mu buryo bwo gushaka indonke y'abakobwa n'amafaranga mu buryo butandukanye noneho aravuga ngo go this guy if he goes down there is some other guys who will go down with him abo bakobwa mu bwana bwabo no kutamenya politike bari bazi ko ngo kidagiye hasi n'abandi bajyana ngo n'abantu CEO benshi muri Kigali ngo barajya hasi nagiye kuri kamera nabwana abantu muri bari kuva mu gihugu mwagarutse ngo muragenda ngo mwabaye implicated ndabwana ni mugiye ubusesenguzi bwanjye bunyemeza ko ntacyo muzaba atari ko ntacyo mwakoze ahubwo ntacyo muzaba kandi byamaze kwigaragaza Kid mu bintu yarezwe ugeze ubonamo gucuruza abana ugeze ubona hari n'akantu kakashweshwe kabyo gari
nibyo nyine. Mbese ubundi ikibazo cya Kid cyakomejwe n'amajwi yagiye hanze. Oya, hari abana batanze ubuhamya kandi amajwi uriya wenda wayatanze ashobora no kuba mbere yatanze ikirego bakamubwira ati rero nta majwi ahari nta kirego nta cyabaye. So akavuga ati rero urumva ko ikirego cya mbere ushobora gusanga hari abantu bagiye bashyira ariko urabyibuka yuko mu mezi abiri yarashize Samuel Beka yari yavuze yuko hari abana bagomba gusohoka bakavuga bisobanuye ko hari ukuntu yarabonye amakuru uko Beka yabonye amakuru ntuvuge yuko RIB itayabona muri iyo zira wayahaye Beka yahana RIB. So bakavuga ati ariko kesi ntabwo ifite ibimenyetso bihamye bifatika, ariko nanone mu mezi abiri bakaba babashije kubyegeranya. So mu by'ukuri rero navuga ngo kuva ubuhamya bwari buhari hanze aho ntago bange amajwi yonyine niyo yabaye amajwi. Oya kuri Ndimbati wigeze kuvuga utamarangamutima avemo no kwa Kid avemo ntago turi mubone hanze cyane cyane ko nk'urugero nshingiye ku majwi bakaba bamushyiraho n'icyaha cyo gucuruza abakobwa kuko nabasobanurira uburyo kirimo kuvuga ngo nzakugeza kuri personal growth, ariko amajwi ko ashobora kudakoreshwa mu rukiko. Erega ushobora no kwibaza kuyera icyo amajwi batayafashe ngo bayabikire urukiko bagashyira ku gihe. Rega ntago muzi yose ya politike. Niho bango amajwi turabizi ko mu rukiko nta mucamanza wayemera. Oya nta n'uwayemera. Bango biba byanditse n'ari siribura ngo amajwi umuntu yaje akagufata ntashobora kuba ikimenyetso mu rukiko. Iyo byanditse gutyo rero umucamanza ntagashobora kubirengaho. Ahubwo aravuga ati ubwo mufite aya majwi murabona ko yabikoze nimugende mushaka ibindi bimenyetso nyabyo. Baba ari abakobwa yabikoreye wenda muri bugerageze kumuha ibyo ashaka byose ariko akaza agatanga ubuhamya, ariko muzana ibimenyetso bisanzwe byemerwa nyine byemewe. So rero navuga ngo bashobora kuba rero nta buhamya bwo yacuruje bwabonetse, bityo bavuga ati nimba nta buhamya nta bimenyetso bimugaragaza nk'uwacuruje, gusa wenda bikaba hari amakuru ko yacuruje ariko hakabura ibimenyetso. Ubwo bwa Rusesabagina bamureze bya 7 umucamanza muhamya 3 byonyine kuko ibindi bitaboneye ibimenyetso. So nimba bitaramufasha ari gushinga ishyaka umutwe w'inyeshyamba, so kubamo wenda byo bikamufata. None nkavuga ngo rero hariya nanone harimo uwo mubara, ariko cyane cyane ngewe ibyo mfite bimeze nka so cyase gukeka cyangwa se kuri nko kuri 3% ryonyine kugira ngo nubyumva byumve ko ni ibintu wakoresha umeze nk'uri brainstorming ariko ntago ari ibintu wahamya ngo wemeze. Nkavuga ngo SWAT habuze ibimenyetso, SWAT twabonye by'implika ba CEO 200 mu gihugu, tubona gufungura iyo angle bishobora kumanura ekonomi y'igihugu. So turareba turabalansa turavuga ngo icya kabiri wumvishe ko RIB ishyiraho ikintu kivuga ngo mwirinde abantu bari kwataka bano bana muri media muzakurikirana kuzanga bare bana nabo nabaraya ubwo wa mupfumu agenda abazimandwa cyane cyazegereza batazamutekereza donc kuvuga ngo umuntu waba yarakoze comment cyangwa se content ariko amere nk'uwibasira bari abana bari aba victime. So aho ngaho ariko bazamureke kuko u Rwanda muri constitution handitsemo ko turi igihugu gifite tolerance, ntago duhita dufata umuntu wese tumukondana, dushobora no kumuganiriza. Ariko aho ngaho nyine icyo gikora muri iyo message baganirije, ntago wataka bari abana, ntago wataka Muheto, ntago uza wataka ba Megan, ntago uza wataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko wenda rukuvanga ibintu byarabaye ariko warukuza none ucinyira tira mukobwa n'ubundi no muri quartier ukamugira gicu ukamugira mubi ukamera nkaho ibyabaye byose ubifatwa bitereka kuri bo. Oya speech yo muyobozi yivuze iki? So gusa se naho babuza abantu uburenganzira bwabo comment ye. Oya bivuze iki? Ntago ufite uburenganzira umva ukuntu constitution ivuga. Abango ingingo ya 43 iravuga ngo article 43 iravuga ngo ufite uburenganzira bwo kuvuga igitekerezo cyawe ushaka, ariko ubwo burenganzira buteshwa agaciro iyo icyo uvuga kirabangamira ubusugire bw'igihugu. Niwe tubona bano bantu bose ndikubwira ngo ubona kuri za YouTube bari donc bo bazi kuvuga ngo ingingo ya liberty of speech, freedom of speech, ariko muri iyo ngingo already paragraph ya 2 niho ivuga ngo ubusugire bw'igihugu bita bucanceling iyo ngingo. So who are you? Wakana yuko ibyo uvuga
bibangamiye ubusugire bw'igihugu igihe inzego zishinzwe ubusugire bw'igihugu zakubwiye ngo birazibangamiye. Nje niyi inzego z'umutekano zamwe kwambara ishati y'ubururu bibangamira umutekano w'igihugu ntayo ngo nakongera kuyambara. Ariko abantu bitavuga ati nje wapi wana nje nzi rights zanjye right wowe freedom none se itegeko nturyumva si wowe wari sinyeze twaritoye referendum 2015 twaritoye ikongeka navuga ngo ntiwemerewe kuvuga igitesha mugenzi wa gaciro mu ruhame. Ntabwo wemerewe gutesha mugenzi wa gaciro mu ruhame. So none ufasha abana bari victime ya viol erega bariya na victime ba viol urabyemera wenda tuza kubyinjira muri tuvuge ibyo bamushinje bitatu. None umu victime wa viol ufite imyaka 18 utaraba majeri wa undi majeri kabisa wita ngo majeri vaccine uramufashe aripotinze ko yabaye abused uyisuhindukira uramwataka uramupyondorongera mupyonda ahubwo uravuga ati uyu mugabo yararenganya sha urumva ikibazo abandi bana babikorerwa ntibazagaruka kuri reporting no way kuko baba bikurikira bavuga ubi reportinze ntiwibuka baba miss karibo babigendeyemo ubu Megan yaca muri quartier ukabona baravuga ati no ibi bintu turunire biri gufata reka bitaza kurangira abana b'abakobwa baba miss aribo babihombeyemo mu buryo bwa opinion publique kandi aribo ba victime no kuba defend. So ni uburyo kugira ngo tubabungabunge protege vie psychique yabo donc ubuzima bwabo bwo mu mitekerereze bwo mu mutwe tubungabunge. Otherwise uretse nabo twaba tubangirije future dukomeje kubataka ariko uretse nabyo dukomeje kubataka twaba tunatatse undi munyarwanda kazi wese umumineri umutoya wazajya kuri reporting case yazavuga se ntubibona ko reportinze birangira bikugarukiye. So aho ngaho rero ribo igomba kwashyira kwakaza cyane ahubwo ikajya iducyaha bitaranaba case nk'iyo yayisora hanze gahita ati muri iyi case twiyamye twikomye umuntu wese wazaza yataka abana icyo gihe bigatuma abantu batabijya murabizi ko imaze kuvuga ntawo bijyamo ariko abantu baprofita itarabivuga ugasanga byabayeho aho ngaho yagize neza yakoze akazi kayo neza. Ariko nyenshobora no kubireba kuvuga ngo iyi diru nuyifungura yo gucuruza baba CEO bakamanuka ekonomi iramanutse kandi uretse no kwanga ekonomi iramanutse aba bana nibo bagiye komaritiriza byanga bikunda mu rukiko azaba yashyize ku isoko nde ku itariki iyi niyi Miss Kanaka yuri indege ya Sabena oya na Sabena ntage kibaho yuri indege ya Rwanda ya cyase Ethiopian yisize nizi yarashyiriwe umuherwe w'i Dubai. Urumva ko birarangira aba bana n'amazina yabajemo urabona ko amazina ribusiyo yazanywe n'utu audio two ku ruhande wasanga bana babeshyera wasanga ibintu twanavuze kuri ari amazina y'utu audio byari ikinyoma bari baminsi nyine urabona twari utu audio turanonime watuvuze ntitumuzi so officiel. So ahangaha nibajya mu rukiko bagafanayo file yo kugurisha uyu mwana ashobora no guhita avuga ati nge sindatanga amakuru ko ninge wabiseberamo donc future yanjye nabansa n'uyirangije ko bavuga ati se umuherwe ntiyatanze 15 ntiwari 10 se kida karya 5 ntiyatanze 15 wariyemo 5 se kida karya 10 so ugasanga uyu mwana arabigendeyemo tugahita tuba ati rero mu nyungu pour le bien du peuple Yesu twabibuze ariko n'ikindi abantu bagomba kureba nubona imbwa iri mu giti buriya uzibaza cyane kuri acrobacy bwenge imbwa yahoze kwa rasta mu gatenga cyangwa uhita uvuga utanze hafi hari umuntu wayishyizemo ariko idashobora kuba imbwa iri mu giti. Ikibazo ni ukumenya uwayizamuyeyo ikibazo ni ukumenya uwayizamuyeyo ariko imbwa iri mu giti ntizinavuga ko muri Ukraine umukomediya yagiye mu giti da kugira ngo nahuze ijambo imbwa n'umuntu kumenyekana cyangwa n'ubundi raza kugumamo sindi kubona volonté politique y'icyo kintu oya reka kankwereke muri politique urabona utuntu bajya bashyira ku murongo bakora kuri kamwe kagenda gatura kandi bikazenguruka nk'inzu yose utuntu turimo twose tukagenda tugwa muri politique ushobora gushaka gukora ikintu niba uri president
ukareba bagusobanura ukareba ukuntu biri interconnected bikubita hejuru, bikubita mu mutekano, bikubita mu polisi, bikubita hejuru muri banki, bikubita none ugasanga inzego hafi zose za mwamba z'igihugu biri kujya gukorayo. None ukanareba iyi aferi nimara kujya hanze biragaragaza shusho kimwe mu gihugu. None sibuka nkubaza, niyo abajenerali bose n'abayobora amabatayo nabo bose baba hari ibintu bitari byiza bagiyemo, urashaka kunyemeza ko ushobora gufunga abajenerali bose b'igihugu bose nta n'umusize? Uziko n'umwanzi ashobora guhita avuga ati duhite twataka iri joro. Byanga bikunda hariyo ikitagenda, duprofite kigihari rero. Ni handi ushobora kubona ukabwana barabyihoreye nkaho nta cyabaye, bagahita onye Twitter y'umuntu yanditse aravuga ngo amakuru ataremezwa neza, aremeza ko ari ibifi bitari munsi ya 3 bimaze kugira gute kurobwa, ibifi binini. Ushobora gusanga rero bahita bavuga ati rero uzi n'ikindi wowe witabe muri office icara, kandi impamvu wicaye ni ukubera iri afere yo kwa Prince, ariko ceceka ikibazo cyawe, ntidushaka skandale, ariko icara wicare mu ibanga kandi wicare utuje. Ntago twabishimye ariko none ntitwabisakuza. None undeje bakazakubitira mu mavi nanone nyuma y'amezi 3 n'undi bagatwariramo nyuma ya ariko ntago urabikorera umunsi umwe gake kuko nese nimba bavuga ngo abantu baratangiye guhunga ubu none iyo batangira kujabura bafata uwa mbere bafata uwa kabiri ukajya kubona ukabona aba CEO bakomeye 80 baragiye, ekonomi y'iki gihugu yabisigariye kuki? Kandi abasiyo ari usanga aribo baduhuzaga n'ibigo mpuza byo mahanga biza ku investisa, bagenda na bya bigo bitire uyu muntu we twari dufite aho ngaho ntago tukigarutse buze twaza twizeye iki igihugu cyaba cyungutse. Bari abakobwa bawe maritirize, ubukungu buramanutse, aho ngaho uwabafasha umwanzuro bari umupoliticiye yabari NMBC, uretse ko babandi birgo bababeshya ngo bashaka kuba president bo babikora. Ngirumva nyine ngubone ngicini yari kuri tugikora politike nagaruko yubatse my friend. Social media zose zifite urero hari niyo umuntu yanditseho cyo kuri Twitter ngo ibyo bifi bamugani oya nyine we araganiriye kandi byumviswe n'abazi kumva. Nese ari ubona yuko umuhinzi yabyumvise babijyana n'ifi koko ushobora no gusanga rega ariyo mpamvu aho ndese yandika ati ngiye ko nabuze Mayikarica nkamubura nkaburana n'umujyi wa Kigali. Ariko se wambwira ngo Miss Rwanda utekereza ko nuko president yavuze kuri itari ifite abantu bayimonitoringa bari muri zira nzego? Ushobora ko yabagiri hariya tu nta nitanga raporo. Uwo se Miss kukiyemerwaga n'igihugu. Nimba peritsinda igatwara igikombe ikazaserukira numva se nkubwire itsinda bakaza yagusohokera igihugu nk'ikipe yagarariye igihugu Confederation de quoi y'amakrebe umba nyine kumbwire ko kiriya gikombe cy'amakrebe ikagisohokera nuko iyi APR yatsindiye mu irushanwa rikoreshwa na ferwa firi munsi ya ministeri. Niko turambwira ko umuntu ashobora kuba reconnaisse mu gihugu nka Miss Rwanda ikigo kibitegura kidafite umuntu twajya muri ministeri tuvuga ngo ninde uri in charge y'iri rushanwa, ugasanga ari umuntu muri ofisiye ubifiteho inshingano nk'umuntu ufite inshingano rero yashobora kuza akaba yavuga ati biri kuba hano bimeze bite batari ko umufuka wawe ko tubona wazanye muti uzana poshe bombi byagera byanga bikunda nushaka kumva yuko nta bandi bantu bari de loin ou de près bari impliqué byaba ari ukwigiza nkana. So ariko nanone ntago igihugu kibaho kubera yuko gicukumbura kigacukura ibintu byose bitari mu nyungu z'abaturage. Nako politique c'est l'art de tout contrôler pour le bien du peuple. Iryo jambo pour le bien du peuple ni usurnya karongo. Buriya ngewe iyo ubuyobozi bukoze ikintu ntumva sibyo kubenda twari twicaranye gutya nkabona urarashwe uzi ikintu nkora ndareba gutya nkareba ararashwe wow
c'est pour le bien du peuple mitangenda nta nubwo nzaza ngo nze nsakuza none utekereje yuko bari abantu babikoze ntago bazaza kuma amakuru yose y'ibyo batekereza n'uburyo akazi kabo kose gakorwa hariho bamona secret professionnel so icyo nyendera ni kimwe byaba bikozwe mu nyungu z'abaturage uzi ikintu nkora njya kubaza umuvugizi hari igihe avuga ati umusirikare kubera discipline yembi turamuhana yakoze nabi icyo gihe nkamenya ko byakozwe n'umuntu ku giti cye akabikora nabi kandi agiye guhanwa ariko iyo umuvugizi akubwiye ukarenga ukajya gucukumbura ibindi uba urimo umeze nk'urimo kumera ngo nubwo muvuga ko mukorera bien du peuple ngo ngenda bikemanga ariko icyo umuturage yakwiye gukora ni ikintu kimwe ni ukureba ese birangira bibyaye icyiza kuri twe nkuko wenda biriya byose nagusobanuriye nubwo ari ugukemanga no gukeka n'ibindi biraho nimba birangira bikorera mu nyungu z'abari abakobwa kandi bari abakobwa n'abana bacu dongo nimba birangira bikoreye mu nyungu z'umukobwa w'umunyarwandakazi bikarangira bikoreye mu nyungu z'ibyo bigo bifatiye runini ekonomi y'igihugu ubwo nanze kuvuga ko hari n'ibindi bifatiye runini izindi nzego n'ubusugire n'ubutabera tudashaka yuko byahita byose hari ijambo ryo mu Faransa bita chambarde byose biba chambarde biterwa hejuru icyo gihe uwabuza ahubwo yuko bikorwa muri uwo mugeni we narwanya kubera yuko nuza kumbwira ngo ibi nibikorwe gutyo kubera ko ufite inkirigito mu bwonko zawe ntago politika ari abantu bakinira rerere na saye nkunda kubabwira ntago ari abantu bakinira rerere na saye n'amabigibigi rero umuntu utekereza yuko ibyo utekereza bigumana mu bitekerezo buriya babuze ibimenyetso ariko nubwo habuze ibimenyetso ntago harabura ibifi 2 cyangwa 3 byo birobwa binini kuko muri psychology yo kuyobora ari ijambo nkunda kuvuga ndavuga ngo dans le monde politique si tu ne contrôles pas tous les idées et tous les idéaux mon cher tu n'es pas aux commandes ntago ari ikintu nka kiriya cyaba mu gihugu uri umupolitisi uvuga ngo je suis aux commandes hari no kuvuga ngo commander in chief donc tu es aux commandes ikintu nka kiriya kikaba ukumva ko gikora hariya na hariya na hariya ufatamo nka 2 cyangwa 3 ugakubita abandi ukabamagara kuri telefone ukavuga uti ariko mwabibonye cyangwa nakubise ntimwabibona ko amaguru yagiye mu kirere keba nayo nawe amakuru ya implication yawe ndayafite no me sauve pas ntuzongere kunkoza isoni bonera ibyaha biregwa kidi cyangwa se prince bivuze ko nta gahenge ko gusohoka byamu prince bushize nabaze nsanga ashaka gusohoka muri 2047 ariko nari nzi ko arazamo kiriya cyo kugira cyo kucuruza kuko nicyo cyagifite hagati ya 20 na 25 ariko kivuyemo hasigara biriya 3 bamureze ari nabyo shinja cyashobora kuzajya mujyanira mu rukiko cyambere cyo ntagazabura nari hanze ngo iriya minsi 30 bazabimwemerera ntibikunda iki cyo nta nubwo tukiganiraho detention rwose bizari nk'ubutembere icyaha cyambere gihanishwa libe yanayivuze imyaka hagati ya 10 na 15 icya kabiri gihanishwa hagati y'5 n'7 icya gatatu na hagati y'1 n'2 iyo iteranyije fata 15 ugateranyaho 7 22 ugateranyaho 2 ikaba 24 nubanga ashaka kuzasohoka 2046 havuyeho umwe urumva ko amasengesho ari gukora umurimo kuko umwuvuyeho ine gatandatu n'ine karindwi biratandukanye byabifi bindi se mu gihe byabibonetse iyi myaka yo yabigeraho iby'amafi manini nta muntu wapfa kumenya ibyabyo kuko byo ni siransi ni muri siransi kandi ariko ubuyobozi bw'igihugu mu rwego bute uretse ko abantu ari abihanduza cumu basaze bwagushyikiriye shaho isi y'igisambo ni 40 ariko shaho bwagushyikiriye cyokoze ushobora kuba ushyikira muri 40 bigasotana 5
abandi mukihanangirizwa, ariko ntabwo ubuze umunsi wawe. Niyo mpamvu inama nakugira ahubwo ukora neza, kora ibintu bihore biri mu murongo. So rero aho ngaho nkaba navuga ngo nkabase kino kintu bimwe bizakorwa mu ibanga ritazamenywa n'abaturage, ariko uko nabonye His Excellency ntago yabirebera gutyo ngo bigende ngo oye yaravuze ati it's really bad. Nubwo leta itaguhana, Imana ubwayo yazaguhana. Tumeze nkaho twese twamaze kwinjizwamo n'ikibi n'ingeso mbi ku buryo abantu banabibwirwa bakabirebera bakabireka, ntacyo byabaho, nta byakorwa. Neza ubwo yarashatse kuvuga ngo iki? Yashyize ngo hari abantu mu nzego runaka babwiwe ibiberayo, amakuru amugeraho ko babibwiwe barangije babifata nkaho batanabyumvise. Ese ubundi ukuri kuriho tuze kumenyera ko nyuma ya buri saga hazajya haza indi. Reba nk'urugero, iyo bavuga ngo Minisiteri ifite mu nshingano Miss Rwanda yatumije Prince Kid ngaze yisobanure ku bivugo, icyo kintu kikajya kuri televiziyo Rwanda, kikajya muri media yose. Uziko niyo wenda bitamuhama yari guhita bicikaho, ubwo byanuganuzwe bikajya no mu baturage. Uziko n'abana bari gutangira kumuvimbana, yajya agira wabwira ko ubushize ntiwagiye kwisoba, noneho kuri no nshuro nzaba ndeba. So kuba rero harabayemo mu buyobozi ari byo twita laissez-faire, kureka abantu bakakora ibyo bashaka, byose bishobora kuba ari. Rero navuga ngo degré d'implication ababirimo byo ni benshi, turi benshi, umuntu wese afite uruhare rwe nuko rungana, ahubwo igisigaye degré d'implication yawe inganite, iyawe se wowe inganite. Ese uwo muntu wo mu mujyi wa Kigali wabuze birahuzwa n'idosiye ko ari ibifi bibiri binini byari gise, umvisha ariko yacinyemo ngo rero njyewe ngo namushatse ndamubura, ariko uriya munyamakuru nawe Theo biriya bintu ariko biriya nibikira ngo wamushatse uramubura, ngo kandi ushatse n'umugira mubura. Ubundi se kuki bo bashakira rimwe byabashakiraga iki? Ninde wagutumye? Arangije ngo cyangwa bari ahantu hamwe, ako kantu ni kabi. Arangije ngo cyangwa byo ntacyo bitwaye, ngo reka ngo hari kandi ushaka kwibariza RIB. Iriya mvugo cyokoze Theo nidura nzagura Skol, ndabizi urabizi ko tubiziranyeho yuko oya none se nimba kiyinywa sishanura namwe mu bapotre ngo murika kubita rwose. Ngiye kuva navuka sinywa inzoga. Icya kabiri nazinywa ari uko fanta kiryoha, ko nge nkunda ibiryoherera. Icya gatatu sinkunda ibintu byatuma utwanjye donc utaba stable neza. Biravuga ngo yari afite pression ngavuga utuntu atatekereje. Oya simbikunda, sinanabyemera. Ni iki gituma ntanywa inzoga. Ariko nge sindi umuntu uvuga ko abantu bose banywa inzoga badakijijwe. Iyo teori ntabwo uzayinyumvana. None se ko abantu bajyaga kwa Padiri Robardi ngo abasengere, bagendaga bakamubaza ngo ariko Padiri ngo ko muri Gatolika banywa inzoga wayinyweye urayinywa ntuyinywa, baragendaga abasengera impano zigakora bagakira indwara bagataha, sibyo? Abo muri ADP ntibajyagayo. Nyine nakubwiye ngo doctrine za ADP, umuntu unywa inzoga ari muri ADP ni umunyacyaha. Ngiye muri ministry yanjye mbibara nk'ubugwingire mu mwuka. Hari umwanya w'ubuyobozi mu itorero utahabwa ukinywa inzoga, ariko ntago twita tuvuga ngo rero ngo baye bagushyirikira gukizwe ngo kukuyinywa. Paulo yabwiye Timotheo aramubwira ngo umuntu ukwiye ngo umuntu nifuza ko umusasaridote azaba yifuje umurimo mwiza, ngo ariko umusasaridote akwiye kuba yuzuje, cyangwa se umwepiskopi akwiye kuba yujuje ibikurikira: ntagomba kuba ari umunyarukoni, ntagomba kuba ruhindutse vuba, ntagomba kuba ari umukunzi w'ibisindisha. Ariko uteranira ijambo mukunzi w'ibisindisha rero ntabwo bifite icyo bisobanuye umukunzi, ariko urumva ni kuri bishop ni wowe wenyine ugomba kubazwaho ko agomba kuba atabikunda. Abandi narebe bakoresha ijambo kubikunda, kuko Timotheo we yajyaga ngo hari ukuntu abandi narebe. Nge rero nazo ariko ntago nzahura n'umuntu ngo ko bambwiye kazinywa, none hari n'ibihuha babikubwiye gusa. Ariko nanone mpuye nawe ugwirirana n'umuntu w'Imana, yewe navuga nti nimba ari uko bimeze rero umuntu w'Imana bya bintu yabikora, wenda aguye mu cyaha akihana. Ariko ninga usanga wateze mu migina urimo
ushyiramo abagenzi ugabanya ibiciro ushyiraho poromosiyo aho ngaho ni ijambo ryo muri biravuga ngo uwo munyabyaha agotomera ibyaha nk'ugotomera amazi ameze nk'igicamuke. So biratandukanye njye ntago kuko icyo gihe ni nko kuvuga ngo doctrine zose zemera inzoga ntago zizajya mu ijuru. Abapasiteri hafi bose b'abazungu barazinywa noneho muri bihugu bikonje byo hafi bose. None ugasanga hari umupasiteri waje araduhanurira yarateruye afite vambura afite amatatuwaje arahanurira uwa mbere ahanura kabiri no baratanga uryo umuzungu ahanura aranje atangira kutubwira ati ngewe wacu ati dufite famille ikize cyane ihinga zino mbuto ziva mama wine baramaze none si ngo mugahinga mama wine ngo yengwa mw'inzoga ati dufite n'uruganda ruzenga ati uzubwa ibyo si icyaha aravuga ati ibintu bya sekera na gospel mujye mubishyira mu miziki ati nta business ya sekira ibaho. Nk'abantu mbona undi gusesengura politike ngo ariko si umukozi w'Imana asesengura politike nimba gusesengura ari umwuga ari kariyeri none se kariyeri ya sekira ibaho. Nshobora kuba apotre w'umukinnyi w'umupira kaka yari umukozi w'Imana cyangwa se yari umuntu uba mu Mana cyane yanatsinda igitego akareba mu ijuru wenda yavugaga ibyanditswe byera cyangwa se karirimba yo mu gitabo y'amazamuka. Nimba umuntu yaba umuntu ukina umupira ari apotre undi akaba umuntu w'umusirikare w'umujenerali ari pasiteri undi akaba umuntu w'umunyenganda ari profete ngo abantu bishyizemo yuko nimba uri umukozi w'Imana ibindi bintu byose bigomba gupfa muri wowe ntiwakanariza ntiwamujyanama ntiwaba mwarimu ntiwaba umuntu ukatakata pasiparumu ntiwaba umwubatsi no turi mu rukiryi cyangwa se turi mu butambyi bw'uwitwa Melikisedeki yari umwami w'i Salemu bisobanura business akaba n'umutambyi wisumba byose. Niyo ngo rero ku bwa Lewi ibyo ntibyashobokaga byasabaga uwo umutambyi gusa ariko ku bwa Melikisedeki ku bwa Yuda ahubwo yaba byashobokaga buri mukozi w'Imana wese akagira amahema aboha n'itura karirya byose kandi bikamugeraho bifiningiye byuzuye. So ntago ari ikibazo rero aho ngaho rero nandi kubwira abantu nkabwira ngo iki kibazo tukirimo kandi buri munyarwanda wese kiramureba ariko ubuyobozi bwacu nishimiye uburyo buri kugihendoringa n'uburyo buri guhangana nacyo kandi ntekereza ko nko kwa rubimbaje tuzahora tuvuga ngo byarangiritse niyo mpamvu nyine nanditse ya message avuga ngo nitubishyira mu mbuto tuzaba tuzi ko tutazongera kugaruka turimo turamasa ibimene bye byamaze gushwanyagurika. No kuvuga ngo na aho ujisha igisabo ntuhateriwe ntago ngo ndahateriwe ngo nindangiza ngo ari gihe cyaguru ku bisabo byamenetse ahubwo hari igisabo nitukijyane tukijishe mu Mbuto Foundation niyo ifite woman empowerment tuzi mu Rwanda. Ntago Rwanda Inspiration Backup Society y'ubucuruzi yigeze igira woman empowerment muri ntuza muri agenda yayo. So wenda bashyiremo company ya privé kugira ngo izajye ibikora as a managers ariko iyo company ya privé nabwo bafata abamisi former victims bafata abamisi nanone nibarangiza kubafata babashyire munsi y'ubuyobozi bw'imbuto nibamara kubuhashyira imbuto bayihe nako Miss Rwanda bayihe umuyobozi uyishinzwe yonyine ufite ubwenge ingeso nzima n'ubunyangamugayo kandi ufite imbaraga za politiki n'amafaranga ko mu mbaraga za politiki habamo n'amafaranga. Ntago umuntu aba afite miliyoni 200 cyangwa 500 afite izina riremereye mu isi ya politike ngajye gufata risk yo kurya miliyoni 5 ngo kugira ngo akudacuruza umukobwa ibyo biba byarenze kuvuga ngo ntibishoboka kuko arabizi ko abikoze byazamugarukira kandi bimugarukiye bafata umuntu uzi igihugu cyari cyo uzi kurinda igihugu cyo bivuze bari abantu bose muri Rwanda Inspiration Backup urabona hano umuntu wari urimo numwe witaye ku gihugu hari ubona oya mbabarira umbwe nuko imuntu azavuze njye wabwiye kuba ibyo bari byo urabona hari umuntu wisusiya ku gihugu ngo cyagirwaho igitutsi none ikindi abo bose bagurishaga nta numwe ufite umukobwa ungana kuriya ariko byibuze uri umumama w'imyaka 40 ufite umukobwa 20 ukagurisha umukobwa hariya kubera iki nawe kuko ufite abana biragutusha uzi ko hari ikintu kidakorwa umwana wawe nkuko nawe ushaka kumurinda ntiwagurisha uw'abandi nawe urafata umusore udafite n'umwana w'imyaka 18 umushyize mu bana ba 18 ariko wenda icyo ngicyo cyo sinzi ko wenda twahemeranya kuko hari n'abantu bakuru basambanya abana bato kandi bafite n'ababaruta. Umva umbwire my friend uzi impamvu iyo
umuntu ari umupfakazi afite abana b'abakobwa adashaka umukozi w'umuhungu, mu gihe harimo n'abana bagomba kozwa, harimo n'abana bagomba kozwa, uzi impamvu? Ariko nibajya kubikora nibashaka bazaze mbagira inama, ngiye nzatangira ubuntu no kuri telefone babishaka, nibashaka nzanabisha ko nazibagiriye, ntago nje kuburandinga ko nzi ibintu ndabizi ko mbizi, ndiwe ndabizi, I know for sure. Ariko nkaburiya bashobora gushyiraho strategy, abira His Excellency avuga ngo gushyira amategeko ari tough. Bivuze iki? Ushobora gushyiraho kuvuga ngo abakanda bazaza muri bootcamp, preselection izakorerwa mu ibanga, cyangwa se mu gihe bagiye gutangira preselection abazaba ba judge abananje kubajyana Musanze nk'abaka telefone, urumva? Narangiza nkabashyira nabo muri bootcamp yabo, urumva? Narangiza kubashyira muri bootcamp yabo cyangwa se mu kigo cyabo, mu gihe aba contestants bazaba bajya bari i Kigali, abantu bakazajya baza kujajinga bazanywe na yavuruka, numvisha bavuga ngo bakora nayo, akaba ari yibazana. Urumva bagiye preselection yagiye gutangira already bafungiranye, baratswe telefone, n'abafite ibintu bazaba bakora muri Miss Rwanda bagahabwa telefone zindi nshyashya z'akazi, kandi ya manimero, urumva manimero yose bari bafite yose ntawe bagifite, telefone zabitswe. Barangiza kubikora gutyo, umujaji akajya ava mu kigo atabizi ko ari urujajing, ko harimo team 3, akajya bafatuye atarabizi ko ari urujajing uwo munsi, bakabazana muri Kwasteri paka Kigali, bakaza binjira bahita batangira kujajinga, basohoka bagenda, bakinjira aba contestants bose barimo, bagasohoka contestants zikiri aho ziri, bakagenda imodoka ikagenda, contestant bakaza gusohoka basanga abajaji bagiye, ku buryo byose by'abapasiteri bakora mu masitoro manini, kubera ko abantu barabwirizaga bagafata utunimero bikaza gushya mu bundi buryo butandukanye, wenda mu ituro cyane n'ibindi biryo n'ubundi buryo. None bakavuga ngo iteraniro ratangira saa 3 batwagere saa 4, wagera saa 4 ukajya muri office, bakaza gufata bakakujyana ku ruhimbi, bakakwinjira mu rusengero buri 5. Ubwo wari gufashirizwa kurekara, nyine n'abajaji baje bafatishirizwa kurekara i Musanze, ugafashwa ugasenga muri office, nibwo nabwo burya amavuta amanuka iyo uri wenyine utari mu bakristo basanzwe. None bakaza gufata bakuzana ha buri minota 3 uhita ujya no ku ruhimbi, ukabwiriza abana bakaza kujya guhumbura bari gusenga, wamaze gufata n'imodoka wagiye. Urumva ko ikibazo cyo vuga ngo abatumishi bafite amavuta babwiriza neza bazateza ibibazo kiba kirangiye. None se niba tubikora mu rusengero, abo ngabo kuki batanabikora aho ngaho, kuki batabikora muri iyo misi? So misi rero irasaba abantu bakoreshe bwa bwenge navuze, bwa buhanga, to think the strategy, bakoreshe za mbaraga kugira ngo bakoreshe izo mbaraga za politike guproteja irushanwa n'abaririmo, kurenza kugira ngo zikoreshwe mu buryo bwo kuri byagiza, nimba ariko nabyita. So mu by'ukuri kuri byaza, voilà kuri byaza, ntago ari kubyagiza, kubogora, kubyaza, voilà c'est comme ça. Rero na sanusu nuhini yaho ngaho mvuga ngo ufashe ibitekerezo Mutabazi afite kuri Miss Rwanda n'uburyo yakorwa ku buryo itazateza ibibazo, ugateranya ibijya abandi bagabo nk'icumi batekereza nkawe, Miss Rwanda ntabwo yazongera kwama ikosa narito n'urwara rwaye. Kandi ibyo twaba dukemuriye gutyo, twanatangira kubyapurika no mu bindi bigo biri gukora nabi, no mu yandi marushanwa ari kubonekamo icyuho n'ahandi. Ntabwo ibintu bizahora mu Rwanda abantu bahora baza batanga report. Nibyo umuntu ugeze kumwe yambwira ati waba depite, ndambwira byangora, kuko ngewe uje uvuga ko wahombeje abaturage miliyari 7, nimba nagufata n'amaboko, nimba nakurya namenye, ntago wangendana. None nzi ko biri muri jurisdiction yanjye, autorité yanjye kukubaza, ye baba we kiretse agize undi akambwira ati mu nyungu rusange uyu muntu tumushyiremo imiyaga, ariko bambwiye bati yabikoze ku giti cye n'impamvu ze, nakubita. Ntago umuntu aza ngo nyine izo miliyari 7 ngo bimwe yakoze raporo y'impapuro 120, ari izo raporo z'impapuro 120 igihe yayikoraga ntabwo yari gukora akazi neza. Hari miliyari 7 zo zaragiye my friend, zari gukora uruganda rwatanga akazi ku bantu benshi, kandi urwo ruganda rukoze neza mu myaka 20 rwari rugeze ku gaciro ka miliyari 300. Ibyo byose rero ntabwo ari ibintu narebera. So anyway, reka nigarukira atagira ugira ngo arabona atatse, kuko sicyo kingenza.
ariko Mutabazi ni umuturage wisobanukiwe kandi ababisobanukiwe neza n'abayobozi bazi icyo bakora bamaze kumubohokaho kubera ko babizi neza ko nta kataka igihugu babizi neza ko nta cyataka ariko umuntu uzahabwa inshingano we akatangira kuhagira akarima ke wa mungani we wafashe ibintu akabigira akarima ke kandi akarima wenda ari akabarindwi uwo wagize ibintu akarima ke we nzamwataka na nabi cyane ahubwo tugana ku musozo abantu bazi kumenyera ko buri saga izajya irangira akazi indi haje iby'amacano bicaho haje ibya ndimbati birasa naho bitujemo ukuntu haje Prince Kid abantu bamenyere ko buri sezo tubona saga abanyarwanda twamaze kubaka ikintu cyo kugira amabi ahoraho ku buryo bafashe weekend imwe bagafata amabi yaho yose agize ibyaha bakayajyana kuri polisi watangara Gisimenti ariko yatuje yaturishijwe n'iki amakuru yawe nyuma erega nyine iyo haje ibyandimbati Gisimenti ijya ku ruhande suko ibidahari ariko nyine nese ndimbati ubona ari ukimuvuga nicyo nanjye narimo nyine saga iyije ikavaringa indi iryamira indi na nyuma yiyi hari indi na nyuma yiyi hari indi nkuko n'urugero ubuse uyu munsi waza ukajya kubaza ngo parcelle ya Nyamata banaguseka nta nubwo babireba buri umutwe w'abantu raharara cyangwa se mind zabo niko tuzana ibintu bya parcelle ya Nyamata kandi tugeze muri gahunda zo gucuruza umukobwa donc ibintu bigenda byimuka ariko icyo nshatse kuvuga ni ikivuga ngo iki gihugu ni gitoya uyu mujyi urimo miliyoni na 200 ahari narebye urutonde muri Afrika rw'imijyi minini nsanga wa mbere ni Lagos ufite miliyoni 20 urumva ko ungana n'abanyarwanda hafi inshuro ebyiri umujyi umwe ungana n'abanyarwanda bose bafashwa kuwa kabiri bari mu mujyi umwe niyo mpamvu bumva ngo hari abajura ngo ingwinurore ko mureba ukuntu uwo mujyi ungana nyine tukareba hano za Cairo nazo zikurikiraho miliyoni 10 na zingaye Kinshasa igira 13 icyo nshatse kuvuga ni igiki ni ikivuga ngo turebye none bibera muri iyo mijyi wasanga nko mu cyumweru kimwe habamo saga zifite ubunini bungana n'iyi ya Prince Kid mu cyumweru haboneka nk'imwe umwaka ukarangira ibyo ni ibiba mu bantu no muri Amerika none se ushatse kumbwira ko ba R. Kelly muri Amerika bande bose ba Jackson ntibavuga ko bapeda utwana tw'uduhungu ibyo sizari saga nini kandi cyane no zigera mu isi yose reba ko noneho saga iba ikagera mu isi yose ya R. Kelly ya Prince Kid wenda ntirenge Kigali cyangwa se ikagera ni Paris no kuri TV5 n'ibiki byose aho ngoro nshatse kuvuga ngo abantu nibajya bashaka gutekereza ku Rwanda binaniranye cyangwa biyoberanye bajye babanza bibaze ngo mu isi yose bibaye bite habayeho hate nyamibona no muri gospel avuga ngo ariko ngo pastor yo mu Rwanda bacagaguranye uziba Nigeria uziba Kampala uziba Nairobi ni kind of womeze nk'uwifungiranye mu kaboxi ko mu murenge w'iwanyu menye ibiba mu isi yose umenye ko ari yose turimo umenye kandi ko ugomba kwiga kubana nabyo ibyo ubashe kugira ibyo bikemuraho ukabikora ariko wikwisaza nkaho isi yarangiye rero nkaba navuga ngo kandi ikindi nkuko nakomeje kubabwira ngo ibya politike bimwe ndabibahisha ibindi nkabibabwira monde politike ishobora kuba ibitsa amasaga 30 itaraturitsa ariko izikahari kubera impamvu z'inyungu rusange iya mbere gake media mwese mukayibaho bagakora akazi kabo ntaho bashungereye iya kabiri ariko ntawe bahimbira erega ibyayo abantu barabibitse byanyabyo nkuko nakuye mu mpamvu za politike ushobora gukora ikintu mwara abantu batanu bakabona ko kubahagarikira icyarimwe byarabura bagakuramo umwe bagacamo amezi 3 bagakuramo undi bagacamo amezi 5 bagakuramo undi kugira ngo bitarabura kugira ngo bitagaragara nabi kugira ngo bidashekinga igihugu sibyo reka wenda nkubaze nk'ikibazo cyoroshye cyane mu gihugu harimo abantu batanu bakomeye harimo perezida wa Sena premier ministre abo bose barindwa na garde présidentielle abajepe harimo perezida w'inteko ishinga amategeko na perezida w'urukiko rw'ikirenga 5 major abo nibo bantu bane batari perezida bashaka gukora perezida bose wenda bapanze gukora perezida mu manyanga bakicara mu cyumba kimwe uretse ko nta wabibemera ko bajya mu cyumba kimwe bitari officiel ubashe kubemerera
no kuyobora politikoma byaba byakunaniye kuko ubagiye mu cyumba kimwe utazi ibyo bari kuvuga byaba ari ibindi. So none reba bagiye ahantu hamwe bikamenyekana ko babikoze ukabafata, reba bose yisubirukanira rimwe we yebaba we waba ukoze ikosa muri politike ritabaho kuko uba wiraburije, ahubwo ushobora kubafata sinabafashe si ntubibona sawa, uyu nguyu ukababwira musubire mu kazi nyuma y'ukwezi, umwe ajya mu kiruhuko cy'izabukuru, nyuma y'ikindi arenga umukingo, nyuma y'ikindi bitewe na buri wese na degré d'implication ye, buri wese akubitwa n'ike, bamwe umuyaga ukabakubita abandi amazi akabatwara. Ibyo byose muri politike kuki tubikora ni ukugira ngo bidahungabanya wa muturage. Noneho babandi b'inyangabira mu nzu umva ukuntu baza bavuga ngo ariko se ngo nimba ngabo bantu bari bakoze amakosa ngo kuki bataba paredinga ngo nk'abandi bose ngo niba parendinze Ndimbati ngo niba parendinze Prince Kid kabanye ubugori cyaho ngari uswari igihe umuntu avuga icyanga kikamurenga ukagira ngo azi karimo ibyo ari kuvuga ari ukuri, kubera yuko umwana wakoze ikosa bamuryamishe muri saro kamukubita na mama wazakora ikosa so amuryamisha amukubita. Hari igihe umuntu ambwira ibintu nkamureba kandi ubwo uri kumva wavuze ukuri wahamije. Oya, isi ya politiki igira ukuntu ibaho kandi igira ibikorerwa n'uko bikorwa kandi byinshi birangwa n'ibanga. Niyo mpamvu nyina akunda kubanga abapolitisi batubeshya, ahubwo nticoca gukoresha muri bango baduhisha ibintu, baduhisha information uko bagira icyo bita top secret. Ukasanga umuntu mu kigo runaka ushobora kuzana ibaruwa uyu muntu n'umuyobozi uyoboye akazi katayirebamo, ikaba yemerewe n'abantu batatu muri icyo kigo bonyine kuyirebamo. None se nimba bahisha aba bantu kandi bagikora mu kigo, mwebwe abaturage mwirwa Nyabugogo muragira ngo ari mwe baza kubwira ayo mabanga bacishe kuri parano, bagacisha kuri directeur, bagacisha kuri comptable, bakayabacishaho. Rero nimba igihugu kigira n'inzego cyita secret service, warangiza ukavuga ngo uko kitakubwiye byose, aho ngaho no kugira umwasama. Okay, first son, thank you so much for cyane kutuganiriza no kubana natwe. Bari by'agaciro cyane buri gihe kuganira nawe, duhora hari bishasha byo kuvuga. Reka tugushimire ko wabanye natwe, abantu bakurikiye kuri Leaders of Tomorrow, abantu bankurikire kuri YouTube mwo kabyara mwe shaka subscribe 100 nk'abandi bana, ubu ndacyari ku 7,000 mwandwanyeho kabisa. Ni Leaders of Tomorrow, umuturage ku isonga, kandi kuri Twitter ni Apostle Mutabazi, kuri Facebook ni page yitwa Apotre Mutabazi avec un accent circonflexe. Nimba utazi igifaransa nimvuze ngo shaka handitse Apotre Mutabazi, ibyo bindi ubyihorere. Ibyo bindi ubu biretse. Ariko umunsi mwe dukora ikiganiro mu gifaransa, je m'appelle Mutabazi Kabela Maurice, je suis ici pour commenter. Qu'est-ce que tu me demandes au fait?